niza nkuko turongera tanga izindi nkoko 200 zatanga inyana. Nanjye nzarihire abanyeshuri babiri. Abaturage batuye mu murenge wa Nyange mu karere ka Musanze, abahavuka bakorera hirya no hino mu gihugu no hanze yacyo, abahize n'abahakoreye bahafite ibikorwa nibo bahuriye hamwe n'ubuyobozi bw'umurenge, akarere n'intara, maze bigira hamwe ko bagomba guteza imbere umurenge wabo. Ni igikorwa cyakusanyirijwemo inkoko 400 zo koroza abatishoboye biganjemo urubyiruko, inka imwe, inkwavu 300 zo koroza abana, mitiweli zo gufasha abantu 300 badafite amikoro, n'amabati 50 yo kubakira abatishoboye, ariko haniga uburyo bazubaka inzu zakira inama nini mu mujyi wa Musanze. Bamwe mu bari bitabiriye icyo gikorwa bavuze ko ari ingenzi kandi ko biteguye gukomeza. Ibi bintu byadushimishije kandi ni ukuri ni byiza cyane. Abantu bose bagize umutima w'urukundo, igihugu cyacu cyarushaho gutera imbere, abantu bagafashanya, kandi kuva kera iyo umuryango gwageraga umuntu wize, burya n'abandi baboneragaho bakagira umwete wo kwiga. Ibi bintu rero bikomeje, burya ni umuco mwiza nyarwanda, abantu bagafasha abandi, bakabaganiriza, bakabungura, n'aba barangije kwiga batari babona akazi bakabashakira ubushobozi, tukigira hamwe, abantu barushaho gutera imbere, ibintu byagenda neza. Tugiye gukora iyo bwabaga ku buryo tugomba kubaka centre ishobora kwakira ibirori byose ndetse n'inama nyinshi zitubutse. Nkuko byatangajwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyange Nteziryaye Emmanuel, icyo gikorwa cyateguwe abaturage babigizemo uruhare. Ni igitekerezo cyashimwe n'umuyobozi w'akarere ka Musanze Habyarimana Jadofils, wavuze ko umurenge wa Nyange ubaye uwa mbere uteguye igikorwa nk'icyo. Ariko Nyange ni ya mbere muri Musanze ku bantu batekereje ko bakwicarana n'abaturage babo bakagira icyo bababwira. Ibyo turimo dukora ni ibintu byacu, n'umurenge wacu. Umukuru w'intara y'Amajyaruguru Gatabazi Jean Marie Vianney yifatanyije n'abo baturage muri icyo gikorwa cyari gikuyemo igitaramo cy'imihigo y'ibyo bitegura kugeraho muri mwaka wa 2018, yavuze ko ibikorwa nk'ibyo byihutije iterambere ry'abantu bafite amikoro basabwa gusubira iwabo bagakorera abaturage. Ngibyo bituma abaturage biyumva mu bakomoka iwabo, ariko bagize amahirwe yo kugera kure. Umwana wa secondaire umuhaye ingurube z'igishoro ukavuga muzoro tujye gushaka n'amasoko mu myaka 3 yabashije kugura n'imodoka, ariko akagira icyizere cyo kuba hano se habuze umuntu wakuri ingurube y'ibihumbi 30, arabuze ahangaha kubicaye ahangaha, narangiza bari abana babuze akazi babati mwisire hamwe, ntabwo twakoze bahabuze murisire hamwe murazorora ku buryo bwa kijyambere, ashakishwe ibindi ashakishwe ibindi. Mu byishimirwaga muri icyo gikorwa harimo ibiro by'umurenge wa Nyange byubatswe n'abaturage umwaka ushize, ikigo nderabuzima cyuzuye gitwaye amafaranga miliyoni 600, ibyumba by'amashuri ndetse n'umusaruro warumbutse ku buryo buri hejuru hageranyijwe n'imyaka yashize. Twishimije Jadofils mu karere ka Musanze.